Mbanje kubasuhuza mu byubahiro byanyu nk'ibisanzwe ni KGP TV, YouTube channel izajya ibagezaho ibintu bitandukanye muri segiteri zitandukanye, ariko uno munsi turibanda ku bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Amafaranga y'ikoranabuhanga nk'uko mubizi, ubushize twari twakoze ikiganiro dusobanura ku bijyanye n'ano mafaranga y'ikoranabuhanga. Tuvuga ku bijyanye na Pi network n'amakiripitokarensi, izindi kiripitokarensi zitandukanye. Mbere na mbere ndagusaba kubanza gukora subscribe aho hasi, kandi no kuri notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi tuzajya tubagezaho. Uyu munsi rero ntabwo ndi bubatindire nk'uko mubibona kuri dashboard. Kuri dashboard turi kubona amafoto atandukanye ya Pi coin cyangwa se Pi network. Uno munsi rero tugiye kuvuga ku bijyanye n'iri faranga, turi kwitegura kuri mainnet yaryo, ku musozo waryo wo kurilauncinga nk'uko twabivuze. Rimaze imyaka 5 irenga, ibura amezi 2, ukwezi kumwe n'iminsi igera nko muri 19 gutyo, kugira ngo ifaranga yabe rikiba ku musozo. Ariko bitabaye ibyo na mbere yaho bashobora kuyishyira ku musozi bitewe kuko nk'uko mubizi hari umunsi international w'umunsi witwa Pi uba kuri 14 z'ukwa gatatu buri mwaka. Wari umunsi mukuru ku rwego mpuzamahanga wa Pi. Pi rero turayivugaho, ariko tuvuge no ku bijyanye na digital currency. Turafata igihe gitoya kugira ngo bibashe kwihuta, tubashe kubinyuramo muri makeya. Turavuga ku itandukaniro. Hari abantu benshi batazi gutandukanya digital currency na cryptocurrency. Uyu munsi rero ku bumenyi dufite nibwo tugiye kubasangiza. Ku batabizi, ababizi nabwo ni amahirwe mwagize. Mbere na mbere tuhere ku kintu cyitwa digital currency. Ubushize twavuga ku kintu cya CBDC, Central Bank Digital Currency. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ku bijyanye na digital currency, tubitandukanye na cryptocurrency. Abenshi bajya bagira confusion, ntibamenye kubitandukanya. Tuhereye kuri digital currency. Digital currency ni ifaranga nk'uko mubyumva riri muri digital nyine. Digital, ikintu kiri digital ni ikintu nyine gifite ikoranabuhanga. Tuvuge niba ari amafaranga, niba ufite 1000 ukaba gifite kiri soft nyine, ufite nko kuri mobile money, cyangwa se uyafite ari muri banki ariko utarayabikuza, utarajya ku cyuma ngo yabikuze cyangwa yashyire kuri mobile money uyajye kuyabikuza umu agent ayaguhe, amafaranga aba ari digital. Hanyuma rero bavuze digital currency, twumvamo ikintu muri tekinoloji igezweho, muri financial technology, twumvamo ikintu cyitwa CBDC, Central Bank Digital Currency. Ariko muri cryptocurrency twumvamo ikintu twumvamo amagambo abiri: centralized na blockchain technology. Blockchain ubushize babwiye ko ari uburyo bw'ihererekanya ry'amamashini runaka, ariko mu buryo buri blockchain nyine, mwumvamo ikintu cya chain. Noneho block ni urukuta, ni nk'uruhererekane rw'amamashini runaka ari ahantu. Tugiye kuvuga ku bijyanye na digital currency mu buryo bwa financial technology igezweho, digital currency na cryptocurrency tumaze kubivuga uburyo tekinoloji zabyo zitandukanye. Imwe iri muri blockchain, indi iri digital, nk'uko nari maze kubabwira no muri mobile money ari amafaranga ari digital.
Hanyuma tugiye kuvuga ku bijyanye na digital currency, eh, ni amafaranga ari stable. Ni ukuvuga ni amafaranga aba ari digital adafatika ariko ari stable. Sibyo? Stable ni ukuvuga niba tuvuge niba ari amafaranga wenda y'amanyarwanda, niba ari igihumbi, kiba ari igihumbi kitazahinduka, kitaziyongera. Ariko muri cryptocurrency niba ari igihumbi uno munsi cyangwa se uno munsi saa sita n'iminota 10, saa 11 gishobora kuba cyabaye igihumbi n'amafaranga 50. Saa 12 cyangwa saa moya kikaba cyabaye 915 wenda. Murumva ko crypto ryo ni amafaranga ushobora gucuruza. Ushobora kuvuga ati uno munsi rigeze kuri 915, reka ndigure wenda tuvuge urugero nk'aba murabizi ama cryptocurrency dufite ari popular ni Bitcoin yabanje, urugero za Ethereum, za Solana, za BNB, za Dogecoin, hari n'izindi nyinshi murazizi zitandukanye, ni nyinshi cryptocurrency ni nyinshi. Ushobora kuyigura rero uno munsi, tuvuge nk'iyitwa Dogecoin. Dogecoin iriya Elon Musk afiteho imigabane myinshi, bayitira Elon Musk, ariko se wayikoze yaguzemo imigabane gusa. Iri kuri 0.387 ubu turi kuvugana by'amadolari. Ushobora kuvuga ati reka nyigure uno munsi, wenda ndexpectinga yuko mu kwa kabiri izaba yageze ku madolari 0.815. Ubwo uzaba wungutsemo inshuro hafi 2.5. Muri kumva icyo kintu? Ariko muri digital currency niba ari igihumbi nyine, uba uvuze ati reka wenda tuvuge, bajya bavuga ko Pi izaza iri stable coin ari digital currency, n'ubundi iyo tugiye kuyimayininga batubwira ko ari digital currency. Niba Pi ari izaza ivunja igihumbi cy'idolari urugero, cyangwa se wenda tuvuge amadolari 3.14, tuvuge ko ariko Pi izaza ivunja, tutagendeye kuri cya giciro cya GC. Ni ukuvuga ngo kizaguma ari icyo giciro, izakoreshwa mu bucuruzi. Tuzajya tuyifata nyine nk'uko dufata amadolari cyangwa amanyarwanda. Uzajya kuyigurisha, sibyo? Uzajya kugura wenda imashini, baguhe imashini, wenda bakubwira ati iyi mashini wenda ni computer, ni laptop, wenda Lenovo i3 iri kugura amadolari 210. Uhita ufata za Pi zawe uzikube n'amadolari 210, urebe Pi uri bwishyure. Ubwo twishyuye mu buryo bwa Pi. Ni digital currency. Urumva nyine turamutse tuvuze tugiye kugura iyo computer amadolari wenda 210, wenda dukoresheje iyitwa BNB, ubwo wenda turatanga BNB wenda ibice runaka. Ariko nituyigura wenda BNB 0.5 ari BNB dukoresheje, kandi BNB uno munsi wenda iri kuvunja amadolari 689, najyana 98 ubu ngubu nibwo igezeho, ejo izaba yazamutse. Ni ukuvuga mashini niba uyishipinze mu Bushinwa ishobora kuzakugeraho wahombye, sibyo? Niba warayiguze 0.5, BNB izaba yageze wenda kuri 710, ubwo uzaba wahombye ibice, uzaba wahombye ama BNB zigera muri 0.12. Ubwo urumva uzaba wahombye ayo mafaranga. Uzahita wicuza uvuga ati iyo mba ndetse kuyigura ibice 10 mba mbirekipeye. Nicyo gitandukanye rero digital currency na cryptocurrency. Cryptocurrency ntabwo wayikoresha mu buryo bwo gucuruza ibintu. Ahubwo cryptocurrency ni amafaranga ushobora gucuruza yo ubwayo, ukayacuruza yo ubwayo, ukajya uyagura unayagurisha, ukayagura yamanutse ukayagurisha yazamutse. Habamo risike nyinshi rero aho ngaho, bisaba kwitonda, bisaba no kugira umutima ukomeye cyane. Tuzagenda tubireba gake gake, turebe uburyo ushobora gucuruza cryptocurrency ukunguka. Ariko bihira bakeya, ntago ari financial advice.
Dukomeje rero ku bijyanye na digital currency. Digital currency yo nk'uko nabibabwiye ni amafaranga tuzajya ni amafaranga tuzajya twifashisha tugura ibicuruzwa runaka. Tuvuge niba ugiye kugura umufuka w'umuceri ku isoko, uzajya wishyura digital currency runaka. Tuvuge mu Rwanda, wenda sinzi iyo bazakora uko bazayita, ariko tugiye twebwe, njye nkunda kuvuga ku bijyanye na payi. Payi tuvuge niba payi niba yironshinga izaza iba ifite agaciro k'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ubwo ni ukuvuga imari yose igura ibihumbi 10 uzajya wishyura payi imwe. Niba wenda ngiye kugura ipantaro y'ibihumbi 10, nzajya ntanga payi imwe, nimwohereze umucuruzi kuri telefone ye, kuri wallet yiwe, ivuye kuri wallet yanjye ijye kuri wallet yiwe, amereze wallet address yiwe, nyimuhe agire ahite amereza ipantaro y'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ubwo ngubwo tuzajya tugendera no ku manyarwanda nyine, ku mafaranga y'u Rwanda. Ariko ubwo ni mu buryo bwo gutangira. Igihe kizagera u Rwanda narwo rugire digital currency yarwo, nuko iyi payi ari international, tuzajya tuyikoresha aho tugeze hose ku isi. Ikindi nababwira ni uko ibijyanye n'icyitwa CBDC, Central Bank Digital Currency, buri gihugu cyose kizaba gifite Central Bank Digital Currency. Buri gihugu cyose kizaba gifite Central Bank Digital Currency igenga. Ni ukuvuga iyi Central Bank Digital Currency izajya iba igenga amakiributo n'ayo ma digital currency. Ni ukuvuga ngo nimujya no muri Google mugasacinga icyitwa CBDC ikihishe inyuma ya CBDC, baraza kubaha amakuru ku bafite uburyo bw'ikoranabuhanga bashaka kugira kumenya ibijyanye na Central Bank Digital Currency. Bazajya babaha amakuru y'uburyo izaza ikora. Ariko hari indi tekinoloji yitwa Stellar Network, nayo tuzayivugaho. Stellar Network ni tekinoloji izajya iba ije kugihuza abafite ibigo bifite amakiributo runaka, wenda BNB, ubasha kubona fiat money, ube wabasha kubona fiat money, ano mafaranga amanyarwanda, wenda ujye kuri banki bakoresha tekinoloji. Ni tekinoloji izajya ibihuza nyine crypto currency n'amafaranga ya local government. Ni ukuvuga ngo abantu bagomba kumenyera ibintu bya cashless, ibintu byo kudakoresha amafaranga ari solide. Tukamenyera amafaranga ari cashless, tukamenyera amafaranga kuri mobile money, tukamenya gukoresha transaction dukoresheje ikoranabuhanga. Ariko uzi kugira agahinda, muri Amerika bari abantu batewe n'umuriro, muri ziriya leta zatewe n'umuriro za Los Angeles,
bari kurira bitewe n'iki? Hari igihe umuntu arira atari kurizwa n'inzu yiwe yahiye n'ibirimo, ahubwo ari kurizwa n'igikapu cy'inote cyari kirimo cyangwa amabirifukesi yari arimo, harimo amadolari yari ashyize mu rukuta yarafunze, sibyo? Nicyo kintu kiba kiri kumuriza, avuga ati iyo mbimenye, iyo mbimenye. Ariko amafaranga nubwo telefone yawe bayikwiba uyafite kuri mobile money wazaswapisha ukabona amafaranga. Amafaranga nubwo inkongi yatera mu rugo iwawe, amafaranga uyafite kuri telefone ntabwo hashya telefone ariko amafaranga ntiyashya. Mumenyere ikintu cyitwa cashless. Ni ukuvuga rero CBDC izaba ije gukemura icyo kibazo cy'uburyo leta zigomba zijya gupuritingisha amafaranga cyangwa se bagapuritingisha amafaranga batanze amafaranga yo kuyapuritingisha, kuko mashini ntabwo BNR ifite mashini yo gupuritingisha amafaranga. Ariko leta zibihomberamo, bajya gupuritingisha amafaranga, ejo hazaza abandi bayigana, usanga amafaranga abaye menshi muri rubanda, bamwe babihombeyemo. Ikindi, amafaranga nasaza cyangwa agatakara mu mugezi cyangwa muri tuwarete, leta izaba ihombye, nawe uzaba uhombye, sibyo? Ariko mu buryo bwa digital currency hazabaho ikindi, hazaba harimo tekinoloji ku buryo nubwo wakuye amafaranga bamenya ahantu yavuye n'aho yagiye. Ikindi tutababwiye ni uko bazana buno buryo bw'amafaranga, ibintu byo gucuruza ibiyobyabwenge, ibintu byo gucuruza abantu n'ibice by'abantu, ibintu byo gucuruza intwaro, bazajya baba basa nk'ababiciye, kuko amafaranga yose uzajya ukora transaction bazajya bayibona transaction wakoze, n'amafaranga yakoze iki n'iki, yavuye aha n'aha, yagiye aha n'aha. So nibyo rero naba mbabwiye ku bijyanye na digital currency and cryptocurrency, nubwo twavuze n'ibijyanye na CBDC n'izindi tekinoloji. Murakoze rero kunkurikira, mukomeze mugubwe neza, dukomeze dukurikirane ano makuru, tugenda tubagezaho buri cyumweru, tubagezaho byibura video 3 cyangwa 2 tubabwira ku bijyanye na digital money and cryptocurrency, digital currency and cryptocurrency. Kora subscribe, ukande like, ukore na share. Murakoze. Yari KGP TV.